yaba ari umukene wari kumwemera nari kumwemera kuko n'ubu ngubu turacyabana kandi uzi ko wari kunyemerera iki ndi umukene nari kwemera bitewe nuko twaturukaga hamwe nubwo navukiye mu mujyi ariko niko yaraturanye n'iwanyu ese burya uri mu byaro wanjye burya uzi ko ibyaro birabyaranakiye akantu kambabaje na n'ubu kanakimbabaza nukubyirura ukabyirura umwana akakubera ikirumbo mu rugo kago unaza n'umugore ngira umukazana ngira abuzukuru akanga ariko nyina akamushigikira yako kantu karambabaje cyane nyina n'umwushya uzi kugira umukazana wawe mu rugo simvuze ngo nakazanura ariko ukaba ufite umukazana wanje mu rugo ngiyo seve yanjye ngiye wano mwe munama ukimara kumva bakunomye Perezida wa Republika yakuvuzeho icyo gihe wari umeze uti kuvuga ngo perezida yamvuzeho ni ibintu birebire sinari impari ariko icyo twabonaga twebwe nuko twabonaga ko inama y'aminisitiri iteranye abantu barimo banywa amazi aribo batekerezaho izina rya buri muntu rimuca ritambuka kuri buri minisitiri arebaho bareba CV yawe ukumva baragutoranije buriya ni ikizere baba bakugiriye ari no mpamvu nanjye nabesheje agaciro ibyo bari bantumye nk'inshingano mbyuzuza uko babintumye ari no mpamvu ukimbona ubu ngubu mu buzima bwanjye busanzwe ngubu twongeye kubaramutsa nshuti bakunzi ba Irisi Rwanda TV mwe mu duteza amatwi muri hirya no hino mu gihugu amahoro y'Imana abane namwe nyuma yuko dushoje season ya mbere ntabwo tuzigira tubicisha irungu ahubwo buri cyumwe tuzagezaho ibiganiro cyangwa se inkuru za bamwe mu bakinyi bacu imbere ya kamera mu kwabona couple barimo baramwenyura neza reka mperi buryo bwanjye ubundi mumuzi nka Mama James yamaze kuba icyamamare ariko Mama James muraho neza tanyibwira abantu bari bakuze nka Mama James ariko amazina yawe amazina yanjye banyita Uwimana Jacqueline nkaba ndi umumama w'abana batatu nkaba ku izina ry'ububyeyi banzi nka Mama Sonia ariko muri filime ndi Mama James Mama James kamaze kugera kuri ahantu hakurya y'umupaka hakurya yawe rero iburyo bwawe hari undi muntu nawe bakunda kumwita ni Papa James muraho muraho namwe murakomeye n'agakaramu kunuza ko sinjya nsigikaramu kuko nize calligraphy niyo mpamvu nasigikaramu burya abana b'ubu ngubu aba.com mugenera laptop twebwe tugenera amakaramu n'agapapuro kaba karimo dore ngaha bivuze iki kugendana urupapuro n'ikaramu twe tugendana laptop muri generation yacu ni ikibazo kuko iyo ugendanye laptop ukajya ahantu hatari umuriro igashiramo umuriro ugira ikibazo ariko iyo mfite ikaramu sinshobora kubura uburyo nandika ubutumwa mbonye ahantu runaka nimero z'umuntu se akantu kari ko koze nshobora kwandika nakandikaho nabangeze hose noneho hari nawe ushobora kugera ugasanga abantu baragura ukabandikira kandi iyo umaze kubandikira baguha inzoga y'ubwanditsi kera niko twabyitaga inzoga y'ubwanditsi ariko na n'ubu niko babyita iyo ubwanditsi inzoga y'abagabo cyangwa inzoga y'ubwanditsi ubundi iyo wanditse uba uri mu bagabo ariko nanone ikirengaho kimwe wowe wanditse ufite umwihariko wawe baguha n'iyo ubwanditse niyo mpamvu tugendana agakaramu kugira ngo ubashe kubona n'inzoga y'ubwanditsi wihariye abantu ari nararivumbye cyangwa se nararibonye cyangwa se ni gutyo niwo muco twakuranye kugena nta karamu ntabwo bishoboka abantu Papa James yaba barimo cyangwa agenda yandikisha agakayi yandike n'iryo oya ntabwo ari agakayi ko kwandikamo ibyo nanyoye Mama James ahubwo nkuko nabivuze wenda n'ibyo nshobora no kukandikamwo nako gakayi nabyo birashoboka bakoresha ikaramu yanjye ariko cyane kiba kigenderewe ntabwo ari ukwandikisha agakaramu kanjye muri yakayi hahandi ushatse kuvuga ahubwo aba ari ukwandika utuntu nimero z'umuntu inshuti yanjye se akajada kampa nimero ze telefone yanjye yazimye
handikisha agakaramu kanjye utunimero nkadutwara, nta kindi kiba kigamijwe mu James. Abantu bamaze iminsi bari gukona muri filime Ikiriyo Cy'urukundo, turagira ngo uretse Papa James amazina yawe bwite. Amazina yanjye nitwa Setora Janvier, nkaba ndi papa ndanda muri filime Ikiriyo Cy'urukundo, ariko nkaba ni n'umubyeyi, ndubatse mfite umugore n'abana 5. Na mama Soni. Ariko muri filime tukitwa Papa James na mama James. Nazakora kuri mama James. Mama James, ukimara kwisanga wabaye casted muri filime Ikiriyo Cy'urukundo nk'umwe mu bakinyi, wabyakiriye uti? Nabyakiriye neza. Ni ibintu nabikundaga nkiri umunyeshuri, nakundaga gukina inkinamico. Turi abanyeshuri ukuntu twahadusezeranaho bakazana n'ibirori bitandukanye, tugakina inkinamico, ugakina wapfuye, ugakina wasinze, ugakina mbese mu buryo butandukanye. Ibyo rero numva ko nabirangije, haraho nabisubikiye nkimara kuva ku ntebe y'ishuri. Ariko nkimara kwinjira mu Ikiriyo Cy'urukundo nabonye ntangiye kwinjira muri ya mpano yanjye. Numvaga ko nta handi nzongera guhurira nabyo, ariko nisanze maze kongera kubibona. Byaranshimishije rero, numva mbikina mbikunze. Umunsi wa shoot warabaye birarangira, uba utegereje ko episode iza kujya hanze. Mu cyumweru wari utegereje, wumvaga umeze ute, amatsiko mbese giragiro dukiremo mu mayango ko wari umeze? Nari mfite amatsiko menshi. Sinjye warose bambwira ngo yagiye hanze. Nahise njya gushaka amamega, nkajya ndeba nkasubiramo, ubwo nkahita mbona aho nakosheje, nkahita mbona aho nabikoze neza, ariko nkumva ndi fiere n'ibyo ndi gukora. Kangaruke kuri ndanda cyangwa se Papa James cyangwa se Setora Janvier, wisanga muri filime wari warigeze utekerezaho ukiri umwana cyangwa se byaragutunguye? Ntabwo ndi bujye kure cyane y'ibyo sheri wanjye avuze. Uko nanjye niga muri secondaire mu mashuri yisumbuye, nize ku kigo kimwe. Nize ku kigo kimwe ku ishuri ry'indimi ry'Igatovu. Cyari ikigo kigaga abahungu gusa. Ishuri ry'indimi Igatovu twiga turi abahungu gusa kuva mu mbere kugera mu 6. Icyo gihe rero imikino, ikinamico cyangwa se théâtre mu ndimi z'amahanga twarabikinaga, ariko ndumwe mu bakinaga role cyangwa se ngakina mu mwanya w'abakobwa. Wari wararenganye? Nakinaga nk'umukobwa. Ninjye wari icyuki ku ishuri ry'Igatovu. Ahajya bavuga icyuki? Bavuga icyuki cy'umuhungu? Oya, icyo gihe twakinaga turi abakobwa, twambaraga gikobwa, tugashyira n'amabere hano, tugashyiramo amabere, tugasokoza nk'uko mama James mubona yasokoje, ngakenyera nkambara inkweto z'abakobwa, ubundi nkakina nk'umukobwa, ndi guteretwa na Jean Dodier, ndi guteretwa na Semasaka, ndi guteretwa na n'undi wese, ndi umukobwa ngaseka nk'abakobwa, nkagenda nk'abakobwa. Bityo rero kwinjira mu mbaraga jipi kabasha kugira ahantu ifata. Kera nari mfite amataye, nuko wenda hashiragaho ibitambaro, kuko navuze ko twashiragaho amabere hano na hano ku kibuno twashiragaho ibitambaro n'ibiringiti, hanyuma ikibuno kikaba kinini ku buryo nabaga ndi umukobwa mbese nisize n'utuntu twiza, ingwa ariko ningwa. Icyo gihe nta mavuta yatukuzaga yabagaho muri za 89 za 90, nta mavuta yatukuzaga yabagaho, ahubwo twashaka za ngwa zitukura n'ingwa z'umuhondo, habagaho n'iz'ubururu ndetse n'iz'umweru, tukavanga ziriya ngwa ubundi tukisiga ibyo ubu ngubu bisiga. Ubundi umukobwa rero icyo gihe banyitaga Mutezimana, nigeze gukina ndi Mutezimana, ubundi kina ndi Nyiranziza. N'ubu abantu twiganye banambona kuri kamera za Irisi Rwanda muri filime y'Ikiriyo Cy'urukundo, bavuga ati Nyiranziza yasubiye mu bintu bijyanye n'ikinamico, Mutezimana yagarutse muri bya bintu. N'ibintu nakundaga rero ntabwo nabyigiye ahangaha, ahubwo nuvuga ngo mworoso wabyukaga, numvaga kuba narajemo hano byaramfashije kurushaho cyane. 89 nashatse Sugar Daddy. 89 rwose. Burya rero yaravutse mu 89. agakono gakuze niko karyoshya imboga.
Ntabwo nanirikera wari uzi gukina inkinamico cyane. ibintu birakomeye. ntabwo ari wagashatse Ngiye kwisubiraho. Ntagashatse nakavutse ahubwo. Iyo abantu basezeranye imbere y'amategeko ntabwo bisubiraho. Ugiye kuzandikira minisitiri w'ubutabera, uzandikira urukiko, uzandikira executive w'umurenge, uzandikira nde? Ntabwo byoroshye. wasanga azandikira abunzi Ewe nzahera hasi. Abunzi ntabwo bankora bandengana. Abunzi ntabwo bayikuramo. Bandenganure. Abunzi ntabwo bayikuramo byararangiye. uti nakinye kuva kera muri 89 urazamuka uyu munsi wa none navuga ko ibintu wakoze ukiri mutoya none biraje bigiye kuba bibaye pratique wisanze muri filime none atari ikinamico nta nubwo ari comedy ahubwo ni filime ndetse inakunzwe cyane ku rwego navuga rutarurwa hasi rudaciriritse wowe ubwawe n'umuryango wawe mwabyakiriye mute ukibona episode ya mbere isohotse amashusho kuri televiziyo abantu bakakureba bati wow c'est toi. Urakoze Jean Dodier buriya rero kujya imbere ya kamera ntabwo ari ibintu byorohera buri wese, ni ikintu kiba gikomeye cyane, biba binasaba kugira no kwihangana cyangwa se nabyita endurance mu ndimi z'amahanga, niko kwihangana nyine. Bivuze ngo rero kuba narabitangiye ndi umwana mutoya ngatinyuka no kwambara imyenda y'igitsina gore kandi ndi umugabo, ni ibintu numva ko nabitangiye kera. Nyuma yaho uretse n'ubuzima bundi wenda nababwiye nabaye n'umunyamakuru muri Orenfor muri RBA nabaye umugenzacyaha babandi ba kera babaga kuri za komine tubana na ba brigade OPG na ba Majumsi ngo tubigenza ubuzima bwacu nutereka ndaguca amande. CV yanjye rero cyangwa se umwendoro wanjye nkimara kuva Gatovu nabaye umugenzacyaha kuva muri 1988 kugera 2000. Umugenzacyaha babandi basibira baga kuri za komine na baburugumestre na ba brigade OPG 2000 njya muri police y'igihugu, police nationale, ubwo bahuzaga abahoze ari muri bagendarme muri ministeri y'ingabo, abahoze muri police communale muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine, natwe twabaga muri ministeri y'ubutabera turi ba IPG, twese tujya muri police nationale. Kimara kujya muri police nationale rero 2000 nabaye OPG birumvikana kugera 2004 korera mu ntara muri prefecture ya Cyangugu. Nyuma yaho 2004 inama ministre ngiriye icyizere ngira umushinjacyaha muri pariki ya Ruhengeri barakunomye mu nama y'abaminisitiri. Inama ministre iyo wenda nyakubahwa perezida wa Repubulika bangira umushinjacyaha muri pariki ya Ruhengeri, ndazamba umushinjacyaha igihe cy'imyaka 6 mva muri iyo pariki rero igihe cy'imyaka 6 ninjira muri Orenfor ivaho ajyaho RBA nkorana nayo imyaka 9. Ubu ngubu rero tuvugana nkaba ndi umunyamakuru abo bita journaliste freelancer, no kuvuga umunyamakuru bakora ibinyamakuru byandika bitandukanye kuri murandasi kandi byigenga. Ngiyo CV yanjye niyo. Wanumwe mu nama ukimara kumva bakunomye perezida wa Repubulika yakuvuzeho icyo gihe wari umeze uti? Kuvuga ngo perezida yamvuzeho ni ibintu birebire sinari impari, ariko icyo twabonaga twebwe nuko twabonaga ko inama y'aminisitiri iteranye abantu barimo banywa amazi aribo batekerezaho izina rya buri muntu rimucaho ritambuka kuri buri minisitiri arebaho bareba CV yawe ukumva baragutoranije, buriya ni icyizere baba bakugiriye. Hari no mpamvu nanjye nabesheje agaciro ibyo bari bantumye nk'inshingano mbyuzuza uko babintumye. Hari no mpamvu ukimbona ubu ngubu mu buzima bwanjye busanzwe ngubu. Ngiye kugaruka kuri mama James gato ariko nawe ubutekereza mu mwanya ndakugaruka urutubwira uradukina akantu gato yo kuntu akinaga uri umukobwa kiragi. Mama James, umuntu wumvishe mama James bwa mbere cyangwa se Jacqueline umumama w'abana batatu, harimo mama Sonia, harimo Gaju, hari ikiganiro nzagutumizaho na Gaju ubundi tukagikora. Ni Gaju muri filime Ikiriyo Cy'urukundo. Umuntu kumvishe bwa mbere agerageza kumwibwiraho muri make ubundi wowe ni muntu ki? Okay. Jewe umuntu waba unyumvise bwa mbere akenshi no muri filime ntago bemera ko ari jewe. Bakunda kuvuga ngo hari umuntu ngo uri muri filime ngo dusa. Ariko ubundi mu buzima busanzwe jewe ndacuruza.
ncururiza muri Goyiko, akenshi niho mba nibereye. No mu byo nize ubucuruzi n'ubucungamari. Ubwo rero nakomeje kugenda mu mpano zanjye, nibera mu bucuruzi niho mbarizwa. Mama James ati ndi umucuruzi muri Goyiko, abantu mugana muri Goyiko ntimuzavemo mutasuje Mama James cyangwa se mumuteze imbere, by'umwihariko abantu bakora n'ubukwe wabika. Hari timu mbamo bita Foredi yambika abageni, naho dukorera hariya muri Goyiko. Uwari we wese washaka yaza twambika abageni mu buryo butandukanye. Ubwo muzambika Cece na James ku munsi w'ubukwe bwabo? Ni karibu rwose, tuzabambika ababerwe rwose, kandi afite na uburyo ashobora kuba yaberwa pe. Benda ubona couple ya James na Cece uyihamariye? Ngewe couple ya James na Cece nashatse kura mungaza n'ura mukobwa, ariko byaranze. Nta mukazana ngira, ntabwo ujye ubona buryo nirwa nkubita nyina mushuka mubuza kandi igihe macaka kugira ngo ura mukobwa bamuzane mu rugo. Uracece ndamushaka nk'umukazana banje, ariko James yarananiye, ariko nzamushyiramo urushi. Hanyuma Mama James cyangwa se Jackie, ugize utya umaze kwibona muri filime, feedback hari abantu bakunda gufata ubuzima bwo muri filime bakabuzana no mu buzima busanzwe, yashusho batubonamo bakubona muri filime bakaba bayikonamo mu buzima bwo hanze. Icyo kintu ntabwo cyari cyakugeraho? Mbere ya byose ndashimira umugabo wanjye, kuko ni umwana mwiza, kamwita umwana. Ni papa Sonia. Kubera ko ntabwo byose biterwa no kuba ukosotse mu mutwe. Ni ukuvuga ngo hari ushobora kumbona yicaranye na Ndanda agahita yumva ko nyuma y'ibi mikino mbaye umugore wa Ndanda. Iyo ni imyumvire y'abagenzi banjye. Cyangwa se umugore wanjye akambona turi gukina agategeka ko umugore wanjye akabona ko hari icyo dupanga. Ariko mu by'ukuri iyo abantu bamaze gufunguka mu mutwe ntabwo ibyo ngibyo babitekereza. Cyane ko niba turimo dukina, hari ababa batureba ko dukina neza cyangwa dukina nabi. Akenshi rero hari impamvu natangiye nshimira umugabo wanjye, ntabwo ibyo ngibyo abyitaho, ahubwo ahita ambwira ati funguka mu mutwe, ni ubuzima busanzwe. Mbese usanga ahubwo ari bubinshishikariza cyane. Kubera iki rero? Ni ukuvuga ngo niba umudamu ashiritse ubwoba agakina kujya imbere ya kamera, ntabwo ari bose bapfa kuhagera. Usanga kenshi bibananira, ariko ni ukuri nakangura n'abandi badamu bagenzi banjye, kuko usanga bitinya. Abadamu tugira ikibazo cyo kwitinya, ariko iyo utinyutse ugera kure. Hari iyo utinyutse ugera kure. Katugaruke ku bana. Abana baba bakikubona bwa mbere, noneho episode yasohotse, feedback yabo kuri wowe? Abana barishimye cyane, barishimye ngo mama wacu agiye kuba umusitari. Bumva ubusitari bakabubona kuri televiziyo, bakabona abantu bakina, ariko barishimye bava ngo waduhuza. Umwe muri bo arambwira ati ni gute nshobora kugeramo nanjye, mama waciye heye? Bakambaza cyane, none se papa yarabyemeye? Ariko byageze aho bamubashira amatsiko. Papa arabwira ati nta kibazo, ni akazi mu kandi, ni ugutinyuka. Barishimye cyane. Ndanda umupapa w'abana 5 n'umugore mudamu umukecuru bakibona wasohotse muri filime babyakiriye bati? Kuko ibyo wakinye kera ntabwo ubu ngubu bakitega amatwi, ntabwo twari dufite amarikodi kubyo twabibika, ariko ina archive n'umwuzukuruza wawe bazarebaho. Feedback kuri nkuko sheri wanjye abivuze, nanjye kuko cyabaye byatunguye abana banjye. Gusa tukira aho ngaho sheri wanjye nkuko abivuze, ubundi ikoreje abana baratunguye sheri. Ako kantu ubundi abantu bakumbuye kwa sheri bagufata bati? Ni nacyo nashaka kuvuga. Iyo abana banjye bamaze kumva ngo episode yasohotse, bavuga ngo mufungure ngo turebe ko turabona papa ari kumwe nawe musheriwe. Abana nkumva ni ikintu bishimiye cyane, barakishimiye. Ariko bivuze ngo abakuru, ndavuga abakuru babazi ko ari umukino, kuko nabo barakina bazi filime biga ku mashuri. Ariko akana gatoya kabucura
navuga kariya kabucura gafite nk'imyaka 2 ko na telefone yanjye karayitwara kakavuga ati ndashaka kureba papa ari kuvuga abandi bazamwe kwa kundi tugenda dusimbuka nkavamo akajya abandi telefone yagifata akagikubita hasi ngo arashaka kureba papa ari kuvuga ngasimbutse kugira ngo tugere ahandi ndimo kuvuga kumva ronge biranshimishije cyane kubera nk'umwana muto w'imyaka 2 uvuga ngo arashaka kureba se arimo avuga numva ari ibintu babinshimisha cyane kandi gatekereza ko hari icyo bimwubakamo muri we kubijyanye wenda n'uburyo bwo gukunda filime uburyo bwo gukunda ikoranabuhanga kuko nabyo twavuga ko nabyo byigisha abana ariko muri rusange nyuma bakimara kubona ko nubwo nsanzwe n'umusitari bamunaga kuri televiziyo inshuro nyinshi ndi ku presenter amakuru bivuze ngo rero ntabwo byabatunguye cyane kuba umusitari ariko ako kantu ko gukina filime gusa niko katumye barushaho gukunda ibintu bijyanye na filime ndetse no kumva nabo ubwabo bazabyinjiramo bakabigira ibyabo. Uyu munsi wa none hari abagabo benshi muri mu kigero kimwe bamwe unaruta abandi bakuruta bashobora kwanga kuba bafite uwo muhamagaro bashoboye no gukina nkuko ukora casting mu kiriro cy'urukundo yabarebye akabona ko mwamacinga mwembi ibintu mwakora byatanga umusaruro bikigisha society nyarwanda. Iki gihe cya none harimo benshi badashobora kwemera kuba batangiye message binyuze kuba ukinura umusinzi atari yo character yawe ukinura uri umusambanya atari yo character yawe ari message ushaka gutamutsa kuri babagabo bameze ko kuko ingo nyinshi zasahajwe n'ubuzima mwa muri gukina. Uwo mugabo ubutumwa wamuhereza uti umugabo witwara gutyo hari message wamugenera uyu munsi wa none noneho ukabiva umusitari muri script. Okay. Filime dukina ni filime itanga isomo yigisha. Irigisha urabona nkanjye ndanda akunda kumbona ndi kumwe n'abakobwa benshi mu mahoteli atandukanye kandi beza bikaruki urakoze cyane noneho gusa ikibazo kibamo nuko mbajyana ahantu ngiye kwikopesha rimwe na rimwe ngikopesha kuko mba nayabuze kuko umugore wanjye yanze ko ngurisha inzu ngo ngenda mfite kofi byimbye ngenda ndi kwikopesha gusa nabo bari bangiraga icyizere ntabwo bakikingerera kubera ko maze kubambara 390 ni menshi ni menshi ahubwo usaidiye wanguriza nyijana kubera ko inzu banze ko nyigurisha. Mama James kuba umusaza w'umwe akibasha kureba utwana tw'udukobwa nka turiya akabona ko ari twiza ubutumwa wahereza abasaza bameze nkawe cyane ko ari ibintu ubona ko bisa nkaho byeze. Nta musaza ukimenya ko ari umusaza. Hari akenshi twumva ku maradiyo umusaza yafashe umwana mutoya wo muri primaire. Nukuri ubutumwa nabaha. Ari umusaza nimbi? Nkawe. Unshakire kakanta kinema. No kuvuga ngo bakwiriye kwiyubaha. Ukamenya ikigero ugezemo. Kuko uramutse wiyubashye ntago wamenya ko umwana wiga primaire yambaye kontoni yambaye umwenda wa primaire ushobora kumugirira irari. Uramutse uri umuntu w'umupapa wiyubashye unasaza neza ugasoza neza. Ariko umuntu uri muri icyo cyiciro cyo gushaka utwo twana mu by'ukuri asoza nabi. Nge nabakangurira kugira ngo bagarukire aho bageze. Ubwo bishatse kuvuga nangiye kumenya. Hari umukobwa nzi witwa Aurore nabonye ahantu. Shatse ngo umuntu ntabwo amuvugisha se. Oya nukuri pe mujye Aurore muzari. Simbizi. Uko ntabwo umunzanira wa wundi wavuze n'ikindi bana nabwira wenda abantu bashatse abagabo nkuko ndanda amerera mu kiriyo cy'urukundo ntabwo bivuze ngo n'umwanzuro wo kubata cyane ko ngiye mu buzima busanzwe nkunda gusenga Imana nukuri Imana yaremye umuntu ibasha no kuba yamuhindura niyo bagende iyo twamaze kugahaga nukuri abantu bameze bafite ingeso nka ziriya ubutumwa nabahagiye bw'umwihariko nuko bamenye imyaka yabo bakiyubaha kugira ngo nabo babyaye bazasiga igisekuru cyiza. Undi Mama James muri scene mumaze guhuriraho kuri set na Papa James scene yaba yarakugoye ni yihe ku ikintu kavuga uti iyi nayi kinyariko yangoye wamanje gukinana na James ukinana na Jenny bigira ukinana na Papa James scene yakugoye cyane ni yihe ukavuga uti iyi nubwo nayikinye ariko yari yangoye byacyari. Scene yangoye niyo kubona ndanda yaje yasinze yarasinze akayavuga ngo niba ari uteka niba ari utegeka nareho uburyo asinze noneho nkuma afite ubwanka bwese ubukoko
ibintu ndi gukina burya narakubwira ngo ninde utegeka hano biramutse ariko kubera ko nanyoye akantu ngo bishe mu buzima nuteka bwanjye bwite ntabigenzana narabirebye numva ngiye kuri mu buzima busanzwe uramutse ugize umugabo nk'uriya koko wamukura mu ntebe ukajya kumuryamisha cyangwa wamurekeramo? ntabwo namurekeramo. Ubwo amarangamutima nagaragaza aho ngaho ni ay'akababaro, ariko kubera ko uba warasezeranye no kuvuga ngo mu bibi no mu byiza uzabana nawe, niyo yananira kumuterura nafata na kuvurere nkamworosa aho ngaho nkajya kuryama. Bivuze ngo nanjye musize mu buryo mubonamo ntaho naba ntaniye nawe. Twigarukiye kuri Ndanda. Ndanda, ufite umugore nk'uyu nguyu, abantu bata umugore w'ikizungerezi mwiza bashatse bagatanya kubona udukana tw'udukobwa dufite imyaka 20, 21 ko ari twiza. Abo bantu koko urumva basengeye ngo ni mutagatifu ndi burara barebera arabarinze. Uti ngo umugore w'iki? Bata umugore w'ikizungerezi. Niko uvuze? Uramuzi se ko ari ikizungerezi? Iki ni ugomba kubivuga ariko wowe ntugomba kubivuga. Wese urabivuga gute? Yewe umugore wanjye ashobora kuba ari ikizungerezi nkayamubwira. Ko twafashe igiti tukajugunya se iyo kiguye zose bakazikumakuma bakazizana ntabwo nzi umubare ariko zishaka zirenga nka 200. Kubera ko nari mfite imbaraga nyinshi yamaze n'amafaranga kuko yaba yamumazeho. Ariko avuka no mu cyaro. Ku ntebe y'ingwe. Kandi nawe mwemere ko akwiye yaravutse avuka mu cyaro ariko yakuriye mu mujyi ajyana n'amafaranga. Yaba ari umukene wari kumwemere. Nari kumwemera kuko n'ubu ngubu turacyabana kandi uzi ko wari kunyemerera iki ndi umukene. Nari kwemera bitewe nuko twaturukaga hamwe. Nubwo navukiye mu mujyi ariko niko kuri yaraturanye n'iwanyu. Ese kurya uri mu byaro wanjye. Burya uzi ko ibyaro byaranakira. Mukomeze musome no kuri ijambo mubasha musome no kumubasha na Fanta mama je musuryoherwe. Ariko hano hari ikinyobwa muri kubona ngo ni ijambo mubasha kiyazi ku buzima bita ijambo mubasha. Yes. Nimwe muri divayi yengerwa mu ntara y'Amajyaruguru by'umwihariko mu Gashangiro, aho ushaka gusura uruganda rwabo cyangwa se aho washaka gushyira deposit mu gihugu bayikugezaho. Agataho Papa James ugiye kudukinira agakino gato kwakundi kiri umukobwa kwa handi kiri hasi kiri umukobwa ariko urangoye cyane kuko icyo gihe nari mfite imyaka 19 18 akajwi kakiri gatoya k'abakobwa ariko ndapfa kugerageza none se nta musore uri hano ngo ari we tuganira muterete kamera tuyunguye uyu nahindi kumukobwa nahindi kumusore jye mpinduka umukobwa nizera ko ariko uvuge nk'abagabo n'abasore nanjye ndavuga nk'abakobwa none se sheri uyu munsi turajyana kureba umupira? Oya ntago tujyana ntayo mose nta mwanya afite. Sheri rwose unashaka ko tujyana kureba umupira disi? Oya nzakubwira ikindi gihe ntabwo no gusohokana bati kandi president de discipline yagiye nuvuga ngo twamutoroka mu gihe tukigendera. Oya mpatya nawe ndetse nzakubwira igihe tuzajyana. Nakunga ati uyu munsi twajyana kureba umupira ati reka numva nagerageze kuva nk'ikigabo cyane byashaka nanjye kanywa kandi umukobwa sinari umukobwa mwiza cyagiye ijisho ritari byashabanza rusubireba neza uko narebaga sha. Bibaye ngombwa kukinana n'umwana wawe muri filime wumva wamuhereza iyihe ubuzima bwawe buhinduye filime umwana wamuhereza iyihe role? Mbona buri mwana wese agira impano ye kuko mvuze ngo umwana azakina ibi nabamuhitiyemo kandi ntabwo ari byo. Bibaye ngombwa agakina kuze cyangwa ari umwana ikigero bageze umwana wese wahereza role. Ikibazo cyawe ko gikaze yakina role yamufasha kugira icyo yakwiyungura mu bitekerezo bike kuko mfite abana batanu niko nakubwiye ni kakandi gatumbaza ni umukuru n'uwo hagati kubera ko wiga muri kaminuza yajya kina role kiyo nyina na role ariko akajya kuri ibyinyo akajya kuri ibyinyo none ariko mufite n'umukobwa mwiza barabimbwiye nshaka kuzagusura mu minsi iri imbere.
bose ni beza. Ndavuga umukuru njyewe niyo tungana. Bose ni beza. Uwo tungana. Abana bawe bose si beza. Ngenda kugo tungana. Abandi bureye. Uwo yakunze. Ahita abona ntabwo mbizi kuko uko yakunze ntabwo mbizi. Keretse mbwiye amazina yitwa nde. Ahita guhereza inkwano. Semukuru. Gwahede. Niwe mukuru niwe yiga muri kaminuza ariko aracyari mutoya yiga mu wa mbere ariko ejo bundi azaba mu wa kabiri mu wa gatatu abana bo muri kaminuza kandi baba bafite n'uburenganzira bwabo simbizi ntabwo mbizi ifoto usinabika ifoto y'umukobwa wanjye muri kofi yanjye ya Aurore ndayifite hano ubwo afite n'iyanje bari kibazo na James nayo mfite ariko Aurore ndayifite mbajije Aurore cyangwa wa wundi ariko najya mwibuka wa wundi igaburire we yarandya reba kuri kagakanye Aurore niwe nemera cyane na wundi we nawe yarandya kaburiya nawe nuwa gapira no gutera agapira gutya gusa Mama James bibaye ngombwa ko filime uri gukina uyu munsi umutware wavuga ati nanjye ndumva umuhamagaro wo gukina filime waje nk'umuntu wamutanze kuri scene wamuheza iherore rahita simbura ndanda rahita musimbura nibyo nuguhita ndanda mwishyira ku ruhande akanakina rore nk'iyo ndanda kina oya abansimbuye kandi abansimbuye oya yaza ari umwana mwiza oya yaza ari umwana mwiza genda umwana mubi rore umwana mubi ubwo utarutayemo ubusinzi cyangwa umugabo mubi oya uri umugabo ariko bivuze neza yaza ari umwana mubi ariko ngende umugabo twari bicyo iyo uvuga ngo yaza ari umugabo mubi nari kumva ko ari njye uvuze uvuze uwo mwana akenshi bajya bavuga ngo umugabo umufata nk'imfura yawe imfura ndasobanura natwe niko bavuga niko bimeze ubundi umubara nk'imfura yawe kuvuga ngo twa tuntu nyine keya nawe aba yikeneye niwe uheraho rero kugira ngo ugere no kubuhaza ahantu twicaye ni kuri urugano Virunga Palace abantu mutugana muri Musanze hamwe ahantu ushobora gufatira ukwezi kwa buki cyangwa se babyita ni muntu cyangwa se ukeneye igitanda cyiza cyo kuraramo na ahantu hafite apartment hasi no hejuru bakajya aho kwakirira abashitsi heza inkoko n'ifura bihasanga ukumva uguwe neza ndanda tugana ku musozo hari filime mwigeze hari episode muzo tumaze gushira hanze zose izo mwagaragayemo hari agace kabaryoheye mu kugakina tugiye kugasubira mu gatoya tugakina nkakahe yewe niwe ndashaka ibyangombwa byanjye by'ubutaka ndabishatse ahantu nabibitse ndabibura ibyangombwa byanjye ko nari byane twabibikaga nkaba nabibuze ibyangombwa byanjye byangombwa biri byabindi passport irangamuntu nibihe byangombwa mbaza ndavuga ibyangombwa by'ubutaka n'ibyangombwa by'inzu hano yubatse neza ibyangombwa ndi kubaza ntabwo narabibitse warabibitse suzi yo byavuye mu butaka hari ahandi byangombwa biba ni mu butaka hariya hirya mu karere aho ubutaka bukorera niho byavuye ubwo ntabyumva ntabyo nguhaye ndashaka ibyangombwa byanjye hano cyangwa nintabibona ndagukomagura urambona na James ntiwamubwira utyo ntaswe yewe ntabyo nguhaye Yes, inshuti bakunzi muduteza amatwi kuri Iris Rwanda TV mbibutse ko imwe mu maresitora meza agezweho mu karere ka Musanze ni Ripe Restaurant ushobora gusangamo bamwe mu byamamare n'abastari musanzwe muzi muri filime Ikiriyo Cy'urukundo bakabakirana yombi. Nari kumwe na couple muri filime Ikiriyo Cy'urukundo, uyu ni umumama bakunda kumwita Mama Sonia mu buzima busanzwe, muri filime twajya muri filime akaba ari Mama James, uriya ni Ndanda muri filime, ariko mu buzima busanzwe ni Papa Gisele, akaba Setora Janvier, akaba umupapa w'abana batanu, uyu ni umumama w'abana batatu. Abantu mukunda kubonera abantu mu shusho ya filime, ubwo buzima no bwa filime kandi tugomba kubifiringa kuko nibwo buzima turi kwigishamo abantu ko bagomba guhindukira. Niba yari umugabo mubi muri filime akaba afite umugore mwiza kwereke aca umugore we inyuma, nibwo buzima rero tuba dushaka gutanga isomo. Ntabwo ari ukuvuga ngo dufata bwa buzima bwo muri filime ngo tugende tubuplatike no hanze, cyane ko
kuri sene ntibabyemerewe gukina uri kunywa inzoga, gukina uri mu buriri, buriya nubwo babona ngo abantu bari mu mashuka ntabwo baba bagiye mu mashuka, ntabwo baje mu mashuka uri imbere ya kamera na sound man kuri hejuru. Tugana ku musozo, hari ubutumwa mwahereza abantu cyane ko mukurikije ukuntu mwabonye, ni cyo kintu cyabababaje? Ndahera kuri Mama James, ikintu cyakubabaje muri filime kuva story yacu yatangira kugeza aho dusoreje season ya mbere, ni cyo kintu cyakubabaje muri filime, story yose uburyo yanditsemo, ni cyo kintu cyakubabaje? Ikintu cyambabaje, babajwe n'ukuntu umugabo ashobora kujya kunywera amafaranga akarinda hamushiraho, agakina no kugurisha inzu kugira ngo abashe kujya kunywa icupa. Ibintu byarambabaje rwose, bantu mubikora ntago ari byo. Ubutumwa bwihariye twasoza uri gutanga ni nk'ubuhe? Ubutumwa bwihariye nshaka gutanga nicyo nakangurira abantu bameze batyo, wenda bacana inyuma bagira bate, cyangwa abagore bafata inzira bakati ingo zabo ngo nuko ziba zimeze zitya. Nukuri icyo nabakangurira nuko basenga Imana, bagasenga Imana urugo rwabo rukabasha kuba amahoro, kuko amahoro ni meza, uyasigira n'abuzukuru n'abuzukuruza nabo bakayabamo neza. Akantu kakubabaje muri filime no kuri video story yanditsemo nakaye? Akantu kambabaje na n'ubu kanakimbabaza, nukubyirura ukabyirura umwana akakubera ikirumbo mu rugo, kagwa unaza n'umugore ngira umukazana ngira abuzukuru akanga, ariko nyina akamushigikira. Ako kantu karambabaje cyane, nyina n'umwoshya uzi kugira umukazana wayo mu rugo, simvuze ngo nakazanura, ariko ukaba ufite umukazana wanje mu rugo. Ubutumwa watanga ku bana b'abasore batinze kurongora kandi banyina bakakomeza bakabagaburira? Ni ikibazo gikomeye. Ubundi ijambo ryiza ry'inyarwanda baravuga ngo ingaramakirambi. Kuba ingaramakirambi ufite imyaka 35 n'umunani nkiraje musi, ni ikibazo gikomeye. Umwana agombye kuva mu kirambi cya nyina akagenda agakoresha amaboko ya buriya, bituma n'umwana abasha guhaha, akagira icyo yinjiza kandi anakiza, akamenya ko agomba kwizigamira nk'urubyiruko. Ariko uzi kugira ngo umwana akore 20-30 ku kwezi kubera ko azi ko turamugaburira na nyina, nitumenye iyo yajyanye. Wabonye ukuntu James agura ibitaratara, ibigofero, ibikweto, kuko bazi ko nyina araza akamugaburira. Inama rero nagira abo bana bashaka uburyo bakoresha amaboko, kandi utwo babonye bizigamire ejo hazaza. Nicyo cyiza cy'urubyiruko rw'iki gihe, kuko ni Rwanda rw'ejo. Hari abantu bakunda kuvuga ngo ugomba kuzana umugore ukiri mutoya kuko iyo umaze gusaza ntabwo umwanya wo gukorera urugo. Nibyo nashatse kuvuga. Ese koko hamanya nabo, kandi hari abatekereza ko nanone kuzana umugore ukuze ariko ufite ibitekerezo byo kubaka urugo koko? Ushaka no kumuzana ukuze ibitekerezo ntabyo, cyangwa ukamuzana ukiri mutoya ariko ukagira ibitekerezo. Icy'ingenzi ni ukumenya icyo ugamije. Nari maze kuvuga umuhungu wanjye James, imyaka 38. Hari umusore ushobora kuba afite imyaka 38 utarashinga urugo, utarabasha kugira icyo yimarira, no kuri konti yatagira 200. Hari umwana w'imyaka 28 wasezeranye n'umugore, bakaba bubatse urugo rwabo kandi rukaba rumeze neza ubu. Ibyo rero ibintu by'imyaka bitandukanye n'imyumvire, kandi nanone bigaturuka ku burere bahawe. Uriye ngewe iyo ndi kubwira umuhungu wanjye ngo ntaza n'umugore, nyina kambuza, nanjye muri kumugira inama ya kigabo. Dusoza, hari ikibazo kimwe wabaza Ndanda n'abandi kibazo yakubaza bite dusoza? Murakoze rwose. Ndana ndashaka kubaza ikibazo. Ko mbona iyo ukina filime, nkaba mbona niba ukinye filime wasinze, nkaba mbona bishaka kuba bikubera mu buzima busanzwe wawe ujye umugasinda? Oya, ubu ni muzima busanzwe, sinywa n'inzoga, nywa ijambo mubasha. Ijambo mubasha buriya nuko tuba twabuganije muri kana gacupa ka Skol, cyangwa mukapita imitsingi, cyangwa mukamusteri, ariko ubundi abari ijambo mubasha banasutsemo, niko kano ndinywera. Ariko kugira ngo filime iryohe n'abantu babibone ko nasinze, ngomba kugwa kanavuga uburimi, nkavuga ninde uteka hano, nshatse kuvuga ngo ninde utegeka hano. Ariko iyo umuntu yasinze inyuguti zimwe arazirya. Ngiye mbona ubikora nk'umuntu usanzwe n'ubundi usinda. Ahubwo nzabaza umugore wawe. Ni mwira ijambo mubasha. Ikibazo kimwe kuri Mama James. Mama James, Karame nawe buriya
atari uko wambonye ndi gushaka kugurisha iriya nzu wenda utekereza ngo wenda ngo ni inzoga, iyo umenya ko ari ukuyajyana mu mahabara wari kumbwira iki? ahubwo ugira amahirwe ko ntari nagufata. Ntabwo wankira. Ni ukuvuga ngo inzira zose nazifunga. Kandi bavuga ngo imfizi ntiyimirwa. Ntiyimirwa ukajyana umutungo wundi ugahahana n'ayo mahabara yawe. None si ubonye umugabo nyine bamukura, ega mfite igikundiro siko nakubwiye se cyagiye. Urakifite, ariko burya ngo ugiye mu mahabara usahura urugo. Nukuri usahura. Ngira inama rero. Inama nakugira nuko ugomba kureka ari amahabara yose. Yego. Mu by'ukuri warangiza ukagaruka tukarira abana bacu. Nawe ubuzuku ese ubu ngubu nka James uzakubona muri ayo mahabara. Urambwira ngo uwo mugeni azanamwemera. Ngo mfasha rero twishyura amadeni ndimo. Ntago uzagurisha inzu.